Haleluya. Uwiteka mwami Yesu turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye kugira neza kwawe n'ineza yawe n'urukundo dukunda. Kandi mwami tugarutse imbere yawe tugushima kandi tuguhimbaza. Waravuze ngo nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Niyo mpamvu no mu kiganiro tuje tugasenga kandi tuba tuje kuganira nawe kugira ngo twungure ubwenge n'ubumenyi udufashe kumenya neza uko twakwitwara muri iyi si yacu. Kuri Imana nziza rero turakwinginze kugira ngo ubane natwe muri iki kiganiro kugira ngo umuntu uzakireba kizamufashe kandi kizamuhindure neza. Amen. Amen. Imana iguhumugisha. Nawe guhumugisha. Tuguhaye ikaze rero ariko ni mu rugo ntabwo turaguha ikaze kandi ari mu rugo ahubwo mayi ikaze mu kiganiro ikindi kandi no kuma ikaze ni byiza ariko ntabwo haye ikaze kuko umuntu mwiza uri kumfasha cyane yuko ntawifasha muri byose ariko icyambere mu buzima nimba ushaka gufashwa ibanga nuko nawe utangira ukamenya uko ufasha kugira ngo nawe uzafashwe. Yego murakoze cyane nanone wari wambajije ngo hari abantu bakubwiye muri comment barakubaza ngo ese ni gute wahuza gusenga no gukorera Imana. Ibyo bintu reka mbanze mpere gusenga. Gusenga icyambere nuko nta kibisimbura. Ikindi kandi gusenga nuko nta muntu kugererayo. Ikindi kandi gusenga nuko ari we muntu wigererayo nyine ni nk'ahantu nta muntu watuma. Uko wishebekera uko wigererayo nawe ni kubona byinshi. Uko uba umwana yegera umubyeyi we niko mukunda cyane mu bwenge bwiwe. Nawe rero uko yegera Imana cyane niko igukunda cyane. Ariko ikindi kintu ngo nubura ubwenge Imana izakureka. Turi mu isi ari nayo mpamvu twagarutse kuri ibi bintu. Hari abantu benshi birirwa ku misozi bakajya ngo masengesho bakajya mu bantu b'abahanuzi nge nabyitaho nk'ari gupfumaguza kubera yuko nimba uzi ko utakicara hamwe ngo Imana ihagusange cyangwa nimba unagenda ugendaho kuko ufite ubutumwa nimba ugiye no gusenga nimba wambwiye se ugiye mu basengesho mu byumba kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu famiye zabahite wowe uzabahute ni ikibazo. Niyo mpamvu rero mbabwira ukuntu ngiye mbigenza. Ikintu cya mbere rero nuko nizera Yesu umwami n'umukiza kandi ikindi kintu nzi neza cyo nuko ibyo ntunze n'ibyawe nanjye ubwanjye nduwawe nakuri ntagufite mwami ni wowe mbashije nakora iki ntagufite mwami Yesu ni wowe. Yego nimba uzi neza yuko ibyo utunze byose ari by'umwami nawe ubwawe uruwiwe iyo ni formule uba ugomba kwiha Imana ariko nayo nawe ukamenya yuko uri mwiza. Niyo mpamvu ngiye kuvuga kuri business cyane kugira ngo abantu bari bubone iki kiganiro bataza kugira ngo ngende umwizera gato cyangwa ntago nizera. Ndizera kandi nkunda Imana n'abantu bayo. Ikindi rero ni gute wakora business kandi unasenga. Imisi yo gusenga benshi tuyiziranyeho abantu basera nimba utari umudive usenga ku isabato nimba uri umudive usenga ku isabato nimba utari umudive usenga ku cyumweru. Buriya nta mukristo w'umunsi wo ku cyumweru gusa cyangwa w'umunsi w'isabato gusa byibura ugomba no kugira undi munsi usengamo kugira ngo ukore amateraniro yera. Ni amateraniro hari ibintu tufatanya ariko bidafatanyije. Hari uguterana kwera no gusenga by'umwihariko. Gusenga ni bya buri munsi, gusenga ni bya buri saha, kuri moto wasenga, mu modoka wasenga, mu kazi wasenga, aho waba uri hose wasenga. Ni nayo mpamvu ibi bintu tubitandukanya. Hari abantu baba intungane ku bakozi b'Imana bari mu murimo w'itorero ugasanga ngo ntago ndi bukererwe ko ndi umukoraliste. Ese koko usize umugore wawe ari kubira ngo ararwaye ntunamujyanye kwa muganga ngo umenye ikibazo afite ngo uri kurukanga ngo usiganwe n'amasango n'ukuri muri korari gushimisha abakuru b'itoro batazakuvana ku mwanya. Abantu mukunda hiti mumenye ako kantu. Umuryango ni uwa mbere abo bantu wabasobanurira ariko umugore wawe afite ikibazo cyangwa umugabo wawe yagize ingaruka ntago wazisubiza inyuma. Icyo ngicyo abanteze amatwi bacyumvise. Ikindi kandi nimba uzi yuko nyine icyumweru kirahari cyangwa isabato guterana kwera ibyo ni itegeko. Ariko ugire n'undi munsi washakamo rimwe mu cyumweru cyangwa
rimwe gusa rirahagije ngiye ku bwanjye yego ukabana n'Imana ugaterana n'abandi bantu hari abavuga iby'iterambere by'Imana n'ibintu byishungukiramo mu guterana kwera hanyuma indi misi yose nta numwe uvuyemo hafi amasaha 24 kuri 28 ukabiharira akazi ikiza cy'akazi rero akazi ukavangamo no gusenga waba ukorera leta waba wikorera ku giti cyawe n'ibindi bintu byose ukora Imana ibera hose icyarimwe umuntu umwe imbere y'Imana waciye bugufi ubivanye ku mutima ubuhagije kugira ngo Imana ibone yuko ayiciriye bugufi n'ingeso nziza zawe biguherekeze aho uri hose ushobora gutega moto ukagenda usenga kandi bagutwaye uri connected n'Imana yawe ushobora kuba uri mu kazi ukabikora usenga uri kuririmba ufashwa kandi indirimbo uri kuririmba uri gusenga hari ibintu uvuga wizeye ukumva biragufashije naho uri gusenga n'ahantu wigerayo wenyine gusenga n'ibya buri munsi kandi no gukora n'ibya buri munsi reka ngira inama rero abantu birirwa mu rusengero ariko kandi ntibashaka imirimo y'amaboko ngo Imana izabikora first of all abo bantu banzemo ariko nta nubwo biba ari byiza cyane ariko mbere na mbere umukozi w'Imana cyangwa umuntu ushaka gukorera Imana cyangwa umukristo nyawe ni gute ya managing ibyo bintu ni gute wavuga ngo urakorera Imana unakora akazi ikintu cyo cya mbere cyo nuko kuba uri umushomeri ntago ari icyaha cyawe nta nubwo ari amakosa yawe ariko gutinda mu bushomeri ni icyaha cyawe ni n'amakosa yawe kuko bizagutera kwiba bizagutera no gukora andi makosa n'ibindi bintu no kwiganyira kwishyiramo abantu niyo mpamvu mbabwira ngo shaka icyo waheraho abantu birirwa mu byumba bakunda guhabwa bambabarire nanjye njyanjyayo mumbabarire nanjye njyanjyayo ariko mukunda guhabwa pe mukunda guhabwa mukumva yuko Imana izaturuka kuri ngewe mukumva ko Imana izaturuka kuri pasiteri mukumva ko Imana izaturuka ku muririmbyi ku mukristo ese wowe watanze iki ese wowe umaze gufasha abangahe nta n'umuntu n'umwe urafasha ariko ngo ngiye Imana izancamo ngo ngufashe wowe wakoze iki ahubwo rero reka mbihere formule target the source of business cyangwa ahantu wakura itangiriro ry'umushinga ni gute wakora business cyangwa ni gute reka tuvuge ko akazi karabuze ariko nimbona kabonye ukaba bagucunaguza n'ibindi bintu bitandukanye ushobora gukuramo makeya niyo byari 10 ukajya kubitangiza ibyawe ku giti cyawe nimba ufite mu mutwe kandi imbuta nahafite uzasenga Imana ihagwe kuko twese baduhaye ibingana nimba rero uri umuntu ugiye gutangira business the source of business zituruka ahantu henshi hatandukanye it's from friend ushobora kuba ufite inshuti yawe ukabayibwira ati inshuti yanjye ubushomeri burananiye mukristo mwene data cyangwa inshuti yanjye nimba atari n'umukristo mbabarira abona ibintu bimeze nabi ukabana mubeshya ariko ukaza kwihana ukamubwira ati buriya narakubeshya ariko mbabarira narakubeshya iki kintu kimeze gutya mbabarira wampaye 30 byawe none nakoze akira ngo he 40 cyangwa 50 ntumutindira ariko ushake business ukora kugira ngo utere imbere uhereye ku cyari cyo cyose kubera yuko ishobora kuva mu nshuti zawe inshuti yawe ukabibwira ati nguza senkani nguza 100 nguza miliyoni 3 n'ahandi hantu hose hatandukanye ukambwira ati mpereza m'igihumbi m'ibihumbi 5 ibihumbi 5 birimo itere y'amagi birimo ubunyobwa birimo gufata agakweto hari ukaza ukakazunguza birimo gufata ibintu byinshi bitandukanye ukaza ukabikora birimo n'ibintu byinshi birimo gufata umurama w'imboga umurama wa karoti umurama wa poivre umurama w'amashu ukagenda ukabigura n'ibintu bitageze mu 10,000 nimba uri umushomeri ntubuze n'agasambu wanyu baguhaye ibyo bintu tubyumvikaneho wafata iyo sambu za gahunda zawe mujya mumena muri Chantal ukagenda ukazimenamo nimba mudafite itungo nimba mudafite iki ukashaka ifumbire ugatema n'ibyatsi ukabanza ugakora ifumbire ukagenda ugafumbira tera imboga uzazana yara ku isoko nzakugurira it's from friend niho twahereye yuko wafashe 10,000 watiye inshuti yawe ukanamubwira ati mbabarira rwose ngiye ndaburaye mbabarira ukamubwira ati wenda utanaburaye ariko akabiguha wamara kuyabona ukamushyira amafaranga cyangwa ukamubwira ati 10,000 nimara kuyabona
ndaza kukuzanira inyungu. Yes. Aho ngaho ni ku nshuti. Reka mbahe n'agastori gakeya ku bintu byaturutse ku nshuti, kuri source of business yaturutse ku nshuti cyangwa ku muntu wigendera. Yes. Umupapa mu nzira ahura n'umukecuru ntago bari baziranye, aramubwira ati wa mugabo ndakurebye nkubonamo yuko urampa amafaranga byanze bikunze. Umugabo aravuga ati aka gacecuru nagasazi ubusa mfatiranye gute mu nzira, bibikore nkaho atari ingeso, ntago ari wowe wigize gutyo, kandi hari ibintu byitwa ikimwaro atari kimwaro. Gusaba umunsi umwe nta cyaha kirimo, cyangwa ikibi ni ukubisaba kabiri, gusabiriza. Gusabiriza. Umukecuru aramubwira ati wampaye, ati rwose ndi kubona iyi season y'ibigori ireze, wambabari ukama 5,000 ko nzakungukira rwose ngiye buri munsi, umpereze nimero ya cyangwa umpereze ahantu nzajya ngukotereza 1,000 kugira ngo nguhe amafaranga yawe. Uwo mukecuru rero, uwo mugabo yaramwitegereje aramureba aravuga ati koko uyu mukecuru ufite umushinga, wakoze umushinga nk'uyu ntago ambeshye, nimba nambeshye reka mugerageze. Yamuhereje 20,000 umupapa Imana imuha umugisha, amuhereza 20,000 amubwira ati mukecuru ati aya ni menshi mbabarira rwose wimpaye amafaranga, ariko aranga yaramuha ati uzampa amafaranga yanjye nzacanga aho yampe. Umukecuru aragenda arakora umva akazajya yotsa ibigoraho, mbese ibintu birafatisha. Yahereye ku 20,000 kandi niyo bamuha 5,000 yari gukora business yakabaho, nabwo yari yiteguye gukora. Yego. Uwo mukecuru rero umugabo yongera arahaca aramubwira ati se mukecuru ampaye akagori. Umukecuru arakamuha, arangije ntiyamumenya. Ndire yarangije aramubwira ati se ntiwame, ariko umukecuru akaba yirirwa amuvuga ahantu hose ati hari umuntu wamaye. Arangije aramubwira ati se umukecuru ni ngewe wa muntu waguhaye amafaranga, ati narinje kureba uko bimeze. Umukecuru ngo yaramuhobeye, abantu bose benda babona umugabo bamutuye hasi, kubona umukecuru yakwizingiyeho rero kubera kugira neza kwawe Imana itanga umugisha. Umukecuru umugabo rero arangije aramubwira ati nge naguhaye amafaranga. Umukecuru amwizingira ati warakoze, aramubwira ati narakubuze naraguhiza ahantu hose ngo nguhe amafaranga yawe. Umukecuru apfunyura ku gitenge ibifaranga arahunda aho ngaho, ati dore yarungutse yabaye menshi cyane. Ubwo rero umugabo arangije aramubwira ati ra mukecuru warakoze pe, aya mafaranga yose yigumanire ukomeze uyacururishe, komeze business yawe, ahabwe umugisha wa muntu utanga atagamije yuko umuntu yagiriye neza ari uzamwitura. Yes. Ako karagaciyemo bwari ubuhamya bw'uko nimba turi kubwira abashomeri kugira ngo bahabwe, ariko nawe ntago wowe uri gusaba umuntu ufite miliyoni ariko ufite ubushobozi bwo gutanga 10,000. Nta n'umuntu uraha 10,000 wowe ngo utegereje uzaguha miliyoni, ntabwo bishoboka. nimba ushaka rero guhabwa banza unatange. Ikindi kandi twavuze yuko source of capital cyangwa ahantu wakura igishoro ari mu nshuti. Ikindi kinda source of capital ushobora kwikura from the bank cyangwa the loan, ugafata inguzanyo bakaba baguha inguzanyo ukaba wacuruza ukaba wakora ibindi bintu bitandukanye. Ese ni gute wabona inguzanyo? Kuri iki gihe abagore bagenzi banjye hari amabanke abaha amafaranga bakagenda bayungukira gake gake, byaba bari mu matsinda bikaba byiza kurushaho. Wikubise kuri stock, ukikubita kurunguka, ukikubita kuri izi banke zose zagiye ziza urwego n'izindi za ADEPR banke n'izindi, ntiwabura ahantu wikubita ngo baza amakuru. Mujye mubaza baba security bicaye hanze n'abazajya babaha amakuru, ntiwabura ahantu hamwe bakuguza byibura n'100 byo gutangiraho umushinga. Aho ngaho twari turi kuvuga ukuye umushinga muri banki, ubwo urumva ntago wabura na banki byibura kuguza 100 uko byagenda kose. Ubwo turi kureba ikintu cyatuma uva mu shomeri. Ahandi hantu wakura capital ni na gift. Ni impano. Yes. Nayo impano isaba gutekereza ariko nabyo bisaba gutegereza ariko nabyo it's a source of capital. Nimba uri umuhanga mbibutsa ko ahantu duherereye ni Musanze mu Kinigi, ahantu hari abantu Imana yahaye umugisha n'abantu Imana ikunda cyane. Hari igihe abantu bajya bikubitanira n'abazungu hariya cyangwa na mwene wanyu uri hanze akakwibuka akabagukubise nka miliyoni cyangwa 500. Ntago ari time yo kuyajyana mu kabari cyangwa mu ndaya, ahubwo ni time yo gutekereza ikintu wakoramo, ni time yo gutekereza ngo ese ba bantu banzi nk'umuntu w'inzererezi ba bantu banyimye ijambo, ngewe nakora iki
kugira ngo mbemeze byibura ngira akantu nicaramo nimba bambariraga mu biba bambare nk'umuntu wicara hamwe ari muri business the source of capital rero muri gift naho yavamo ukaba wakora kandi ibintu bigakunda icyambere rero twamaze kubona capital ahantu wayikura ahariho hose nta buryo utakuramo capital ushobora no kugurisha isaha yawe inkweto zawe igitenge cyawe ameza yawe tapi yiwawe intebe zawe akabati igitanda matera uryamaho gasasa umusambi ariko ukabona capital ikibazo nuko abantu b'iki gihe twiyemera twishyira abantu hejuru ngo turi abantu urenze iki kandi nta jana ugendana mu mufuka gurisha igitanda baguhe 15 uzugure ufata ibintu ucuruze uzacuruza imyenda yagutya ku kaboko nyuma y'umwaka Imana izaguha umugisha ugire shop iteye ubwoba aho ngaho rero twamaze kubona yuko na hantu hatava capital ikindi kandi nimba umaze kubona capital ese capital nzayireba nyirebe gutyo n'amaso ahubwo ubanza kugira ikintu bita creativity muri wowe cyangwa guhanga udushya ukamenya nimba ese nimba mbonye ibihumbi 10 aha ngaha ntuye twebwe aha turi mu Kinigi ese niki kigenda ese niki nakora mu bihumbi 10 nimba mbonye capital ni ibihumbi 10 ibihumbi 10 hari ibintu byinshi aha ahantu hahora hahehereye hari guhinga biroroshe kwakura business ushobora no guhinga urusenda cyangwa ugahinga ikindi kintu cyangwa wenda ukavuga ati se ndagura ubunyobwa ibiro 5 mbikarange gutya n'ibindi bintu cyambere ni mu mutwe n'ubushake ntago ushobora kubura ukuntu ubonamo ukoramo business ese creativity yanjye nakahe kantu ahangaha batazi nakahe gashya batazi kugira ngo ngazane ikindi rero ukagira creativity na innovation ugahindura nyine ibintu bitandukanye rero abantu bankunda n'abantu bankurikira mugomeze mukore subscribe kugira ngo ibiganiro n'intama ntanga bitazajya bibacaho nzabazanira part 2 Thank you so much ndabakunda cyane. Okay ubwo byumvikane ko hazaba igice cya kabiri bategereze bihanganye vuba cyane kizaba cyahageze. Sawa ariko nanone bakagombye kumanuka muri comment bakatubwira koko uburyo bakiriye ikiganiro cyacu ko business ni ya mbere share like na comment kugira ngo bigere kuri benshi. Okay thank you. Urakoze cyane rero wakoze kubana natwe nanone ni mu rugo igihe cyose murakoze cyane namwe ndabashimiye murakoze cyane makumyabiri ubundi yari 23